dusoma umurongo w'12 hanyuma turasoma n'uwa 21 nayo yonyine tuganira. Abazajya bankumbura buri wa kabiri saa 6 mba ndimo nigisha muri Life Radio. Hano mujya muyumva? Yes, ubwo nimbona ko muyumva mukajya muyikurikira, nzajya mbabwira babanze indirimbo ya korali Rutsi Uwiteka kugira ngo nigishe. Kuko ngiye mbabwira ni umunsi murashyiraho iyi ndirimbo kugira ngo nigishe, n'ibyo nigisha bifitanye isano n'iyi ndirimbo. Ngo rero namwe mujye mushyiraho mukurikirana ijambo ry'Imana. Hanyuma haranditse ngo Byashuwe 3:12, unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi, nanjye zamwandika izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka ivuye mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandika izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. 21, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira. Nayo magambo ngira ngo tuganire yonyine. Yesu ashimwe. Imana yampaye nta gihe kinini gishize, ariko nari mfite ibibazo bibiri nibazaga. Nagendereye umuntu umwe wakoreye Imana igihe, tuzi imirimo ye kandi myiza. Hanyuma mugendereye nganira nawe, nsanga ibyiringiro byarashize. Sanga yahuye n'amakuba akomeye, umutima urangirika kugera ku rwego atagifitiye Imana icyizere. Ushobora kumubaza ngo ese uracyategereje ingororano Imana izaguha nk'uwayikoreye? Kakubwira ati bizaterwa n'umwanya izansangamo bitewe n'uko numva umutima wanjye umeze none. Icyo kintu mvuze muracyumva? Ndashaka kubabwira ku ijambo ryitwa kunesha, iminota 20 nibura n'5, kuko saa 6 zuzuye ndaba ndi muri bisi ku Bigega. Yesu ashimwe. Impamvu rata dukwiye gutekereza ku birebana no kunesha, nuko no kuneshwa bishoboka. Kandi kunesha bishingiye ku cyitwa intambara. Nta muntu ushobora kunesha atarwana. Ibyo murabizi? Ntabwo ushobora kunesha utarwanye. Nta n'uko utwari bwawe twabumenya ntacyo wakoze burya. Ntazagira ukubeshya. Ubu hari umuntu muri mwe ntajya nibagirwa ibigwi bye witwa Mama Karine. Haleluya ariko. Uyu mubyeyi tubiziranyeho n'intwari cyane. Yigeze ahagararira neza Kristo ahantu hamwe, biranshimisha nuko ariko Imana izamujyana mu ijuru imugororere. Yesu ashimwe cyane. Kandi akiri na hano hari indi migisha Imana izagenda imuha, n'abandi muzabigenze mutyo. Uwo munsi Imana yavuzwe neza, isoko ryose baravuga bati tubonye umurokore. Ndavuga nti nibura kanganga, niba n'abandi ari uko twabigenzaga. Yesu ashimwe. Hanyuma nari mbabwiye ngo impamvu tukwiye kuvuga ku kunesha nuko no kuneshwa bishoboka. Ntararenga hano, kuneshwa bishoboka kubera iki? Dufite abanzi baturwanya kandi b'abanyembaraga. Ikindi, ntimuzashakire kure yanyu. Satani ntaba kure y'ibitekerezo byawe. Satani ntaba kure y'aho utekerereza. Sinzi icyo mvuze ko mucyumva. Iyo aburiye mu bitekererezo abonera mu maso. Satani ntaba kure y'aho ureba ngo akwereke ibibi, kugera ku rwego umuntu ashobora kuba yicaye hano, twese turi mu materaniro dufite ibihe byiza, umuntu agahita kubonamo ikibazo. Umuntu akakureba gusa, Satani agahita amubwira ngo nakwange, akamwongorera, akaba arabikoze mu mutima. Kera gihe no mukabuyinjiyemo tukureba wicaye mu murimo w'Imana. Sinzi ko icyo mvuze mu cyumba. Ndavuze ngo Satani akoresha imbaraga afite zose n'ubuhanga n'ubutekinisiye bwose kugera ku rwego yakuburiye ku kazi akubonera mu rugo, yakuburiye mu rugo akubonera mu rusengero, yakuburiye mu rusengero akubonera no mu gitanda, akagushaka. Ikindi, ntabwo wahisha, ntabwo wareka kureba ngo utabona ibibi. Sinzi ko icyo mvuze mu cyumba. Ntushobora kureka kureba ngo utabona ibibi. Buriya ibyo abantu bose bareba natwe turabibona. Kandi ibitera abantu gucumura, ibitera abantu gukora ibyaha bishingiye ku mitekerereze. Buriya imitekerereze yacu iba myiza ikaba mibi bitewe n'ibintu nka bitatu ngiye kuvuga by'ingenzi. Icyambere, hari ibintu tuba dufite muri character zacu biri mu miterere yacu bikomoka mu maraso ababyeyi badusigiye. Ugasanga data yagiraga umujinya, nanjye ndawugira kandi mwinshi. Ibyo biba mu maraso. Ibyo ngibyo bikurwamo gusa
nuko Yesu yaguhaye agakiza ukimenyaho iyo ndwara ukayihana, ariko icyo kiba kikurimo n'iyo uguye ubisubiramo. Hariho n'ubu umunyamahane yazanakizwa yajya no guhanura agahanura afite amahane, ukaba wagira ngo Imana yacu ni inyamwaga n'inyamahane, kubera yuko mbese biri muri karagita, biri mu buzima, biri muri we, niko ameze. Biriya bikomoka mu maraso. Kabiri, muri experience. Cyo nita experience ndagikura igihe umubyeyi yari akiguhagatiye ibyo yakoraga, ibyo wakiriye ugiye ku ishuri muri primaire mu wa mbere, ibyo wakiriye ugiye kuri segonderi, n'ibyo wakiriye uri kuri kaminuza, n'ahandi hose wabaye, aho wahuriye n'abapolisi, aho wahuriye n'abasirikare, aho wahuriye na daso. Mbese ibyo bintu byose wagiye urundanya biri mu bintu bimwe bigufasha gufata icyemezo. Ngo mbaho urugero, ushobora hari ibintu bimwe utinya gukora atari uko hari icyo byagutwaye, ahubwo kuko hari uwo byagitwaye urebe. Sinzi ko icyo mvuze mu cyumba. Icyo ni igisobanuro cy'ibintu bimwe bidufasha gufata icyemezo bishingiye kuri experience y'ibintu runaka. Icya gatatu ni believers, ibyizerere. Abantu bizera ibintu kugera ku rwego umuntu ashobora kukwica azi ko arimo akorera Imana. Abantu bizera ibintu kugera ku rwego umuntu yizirikaho igisasu akagituritsa nawe kikamwica, akavuga ati nkoreye Uwiteka, Imana izampa ijuru, nkoze umurimo w'Imana. Abantu bizera ibintu ubu biduteye twebwe, ibiduteye ubu ngubu bigezweho bishyashya kuri twebwe, mbari byo mvuga noye kuvuga iby'abandi bakure. Ni abantu batwigisha noneho yuko ubwo Yesu yabirangije gukora ibyaha ntacyo bitwaye, ngombwa ari kimwe ari ukwizera, ubundi ijuru turyemerewe. Imyizerere. Abantu bagira imyizerere kugera ku rwego ibyo abantu bizera bibatuma wowe wizera, bituma abandi bose imbere yawe baca amazi ukabasuzugura, ukabahindura abantu batari ab'Imana, ukabahindura ibicibwa, ukajya kure yabo cyane kubera ibyo wizera. Muri weekend ishize najyanye n'umuntu w'umusore wo muri famiye ahantu yabonye umufiance, antumiye ati tugende se tugiye gusaba irembo, ati wapata ariko bantumyeho, ati none mfite ubwoba tujyana. Tuhageze rero nsanga hari ikibazo gikomeye. Iki sanga umugeni yamubonye mu Bayisilamu. Umukobwa we yarakijijwe, ariko ababyeyi bo baracyavuga bati turagushakira umwarimu, uratora shahadu, atari ibyo ntitugushyingira. Umuhungu babimubwiye nkabona yagize isoni, yabuze ko yifata. Baramwemeza, ndaceceka, bigeze aho ndababwira nti burya rero wabagendereye n'umupasiteri, nimureke mbabwize ukuri. Niki byabafasha uyu munsi uyu muhungu atoye shahada, akambara ikanzu, agashyingirwa gacya mu gitondo agasubira aho yasengera? Niki byabafasha? Ko ndeba umuhungu nkurikije uko yamara amaje yabyemera, ariko njye nkaba mbona bitari ku mutima kandi atari nako kuri. Ese mwemera ko nudasengana namwe asenga? Se umwana ahita ashyiraho itabi ajya hanze kuri nywa, arambwira ati usigaranye n'umugore n'abana mu biganire, ariko ubundi jyewe kafiri ntizisanzwe zicara n'iwanjye muri saro. Nababwiraga ngo imyizerere mukwiye kuba muri abagabo bo guhamya ibyo mwizera, mukwiye kuba muzi neza Kristo twizera uwo ari we, mukwiye kuba muzi ubuntu n'imbabazi icyo bisobanura, mukwiye kuba muzi neza uwamaze kwizera uko abaho, mukwiye kuba muzi ko abizera Kristo bazabana mu bwami bwo mu ijuru. Iyi rero ibi mbabwiye bitatu nibyo bigize akandi gatambwe kamwe ka kabiri nababwiye, kagendeye ku by'umuntu yafasheho umwanzuro kandi akora. Hanyuma ikindi mugomba kumenya ni uko mukwiye kumenya ko Satani, ntabwo Satani ari akantu k'akagabo ka nta kigenda kirukanwa n'igiswahili. Igiswahili umuntu avuga ati kwa jina, mukiyaranja nutakiza akavuga ati kwa jina na Yesu. Ariko ntabwo Satani ari akagabo kirukanwa na bene ayo magambo ameze gutyo. Ntabwo Satani uko turwana nawe bishingiye ku kumukangisha bene ibyo, biradusaba imbaraga z'umutima n'imbaraga zo kunesha ibyaha no gufata igihe gihagije cyo gutindana na Kristo mu masengesho, kugira ngo izi mbaraga duhawe n'Imana mu bihe byo gusenga zitubere imbaraga ziturokora Satani. Tekereza mute ko Satani yica abantu?
mutekereza mute ko Satani yangiza umuntu akamuhera mu bwana, akamwigisha kunywa itabi ry'urumogi, akamwigisha amashuri nk'aya mwiga, bakamutangira minerivare, akabona burusa akagira uruhande, akaharangiza akabona inda akajya mu mahanga, akagaruka bakamujyana iwabo? Mperutseyo Mama Queen twajyanyeyo, azababwire hariyo abasore bafite metirize na za dogitora. Mutazishuka, kuko kwiga amashuri menshi, kuko kugira idini barurirwamo bingana no kugira ubwenge buturutse ku Mwami Imana. Biransaba kugira ibyo ndeka no guhindura karakita no kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kugira ngo nzaragubwa. Kuneshwa, icyo nabonye itorero ry'Imana gituma ntekereza ko aya magambo nyabazaniye, nuko nabonye akenshi n'abantu baneshwa bari bagiye kunesha. Nabonye abantu benshi bakunda kuneshwa mu gihe bagombaga kwihangana intambwe imwe bakaba bageze ku ntsinzi. Nabonye abantu mw'iri torero twasenganye, bamwe murabazi simbavuga amazina, batindanye na Kristo, batinda mu murimo w'Imana, ari abakobwa baragenda barihangana, vuba aho kugera aho bambukira bagwa mu mutego, Satani arabarasa. Twarababonye, twakoranye nabo umurimo w'Imana, twatangiranye ino nzira, bari abanyembaraga, ariko bageze mu bigerageza ibi na biriya, imbaraga zo kubinesha zirabura, baba bararashwe, bava mw'ino nzira, n'uyu munsi ahabo ntihakibukwa mu rusengero rwera. Mu Kristo, mu gitabo cy'Umugenzi muri chapter ya 19 muzahasome, na Byiringiro bagendana, yagendanye na Byiringiro Mwizerwa yarapfuye, ayo makuru murayazi sinyagarukaho. Ngo bari mu nzira bagenda baza kugera mu gicucu cy'icuraburindi, mu gikombe gikomeye kibabaza, ngo baba mu mwijima ukomeye, ngo bagendana, ngo bashaka inzira barayibura, ngo haza kuza umuntu arababwira ati ndabajya imbere mbayobore, ngo nabagiye ageze imbere ngo agwa mu mwobo ararokera ahantu kure, ngo bamuhamagaye ntiyitaba, ngo bakomeza kugenda bagendesha amaso y'umutima hatabona, ariko ngo baganira amagambo yo kubakomeza no kubongerera ibyiringiro. Ngo ariko bagera hirya gato, ngo baza kwibona baguye mu maboko y'igihanda, ngo cyari ikigabo cy'ikigome, ngo cyari cyarisha abantu umurundo, ngo cyagiraga umugore w'igishega, niko handitse, ngo witwa Nyirabyiringiro biki, ngo kirabafata, ngo kibabaza aho bagiye bakibwira inzira bagendamo baganamo yo mu ijuru, ngo kirabafata kibamanukana ikuzimu, iyo ngiyo kijya kubafungiramo ngo mu nzu y'ikuzimu, ngo kibakubita inkoni nyinshi, kirabababaza bikomeye, ngo kirataha kigeze mu rugo, ngo kimaze gukanguka, ngo bujya gucya, ngo gitekerereza umugore abagabo cyafashe, ngo aramubwira ngo abo bagabo babafashe, ngo nimugende bakubita inkoni nyinshi, ngo bababaze babuze kujya muri icyo gihugu ntibazagere. Ngo aragenda arabakubita koko, umunsi wa kabiri arabakubita, ngo abagira inama eshatu. Inama ya mbere, ngo arababwira ngo ibyo bintu mubivemo, muhinduke abagaragu banjye, mwibere hano ntacyo muzaba, cyangwa se muhitemo mbice. Ngo arataha, maze kubakubita, ngo basigarane umubabaro. Ngo kimaze kugenda, ngo kigera mu rugo, ngo kibwira umugore wawe uko byagenze. Ngo ariko kiri mu rugo, ngo Byiringiro na Mwizerwa na Mukristo barongera baraganira. Ngo Mukristo abwira Byiringiro ati ko numva umubiri wanjye umaze kugira intege nke, twemera inama z'igihanda, ubu bizagenda gute ko numva uburibwe bumeze nabi? Ariko nubwo yamubwiraga gutyo baganira, umva akantu kashimishije muri iyi nkuru. Ngo igihanda cyageze mu rugo, ngo umugore aramubaza ngo abo bagabo bemeye guhinduka ngo cyangwa, ngo aramubwira ngo abo bagabo bahaze amagara, ngo bihanganira imibabaro aho kwemera ko nzabika. Ngo bakavuga ngo ntacyo uzatwice, ngo ariko ibyo ntituzabivamo. Uburyo bihanganira imibabaro n'inkoni bakubita, ngo buranangaza. Ngo umugore arababwira ngo uzi ikindi, ngo ejo uzabasore ubajyane mu mbuga aho wiciye ababanje, ngo ubereke uduhanga twaba wishe kera, ngo babwire ngo abo bari bagenzi banyu, ngo namwe nzabica nk'uko nishe abangaba. Ngo ejo kiraza kirabasohora, ngo kibajyana, ngo kiratubereka, ngo kibasubizaho kibakubita inkoni nyinshi nyinshi, ngo kirangije kirataha kirababwira ngo umva rero, ngo ejo nzagaruka mbice. Ngo kiragenda, ngo Mukristo arongera aganira na Byiringiro, ngo aramubwira ati ko numva nongeye gucogora. Torero bakozi b'Imana koro, uzagira umugisha ukubana n'abantu b'abagabo
ushobora kwirukanya ukamubwira uti Kalisi ko mbuye n'ikibazo, ko n'ubu umutima wanjye ucitse intege, wandemesha gute? ngira inama nabaho n'ibi bihe bimereye bitya. Hari abantu beza akubwira, yamubwiye umva bwiringira amagambo yabwiye mu Kristo yashimishije, ngo yaramubwiye atumva byiri mu Kristo. Nagira ngo wibutse ko imbere ya Apoloni warwanye intambara uranesha, mu isaha y'agahinda gasaze warahaciye uranesha. Haleluya! uyu munsi nabwo uzanesha. hari ibyiringiro mfite, nuko igihugu tujyamo Imana y'imbaraga yadutambukije iyo n'ahandi niho haturenze, ntabwo tuziyahura. Oya, ntabwo tuziyahura. bari bafite urufunguzo. Haleluya! ngo bakiganira ayo magambo, ngo umva ikindi cyabaye iryo joro baganira ayo magambo, ngo yaragiye, ngo ageze mu rugo, ngo umugore amaze ngo ariko abo bagabo batava ku izima ngo ubona biringiye. ngo umugabo aravuga ngo ntekereza ko bashobora kuba biringiye ko hari umuntu uzaza akabakingurira akabafungura. icyo ni ikintu cya kabiri. bashobora kuba hari ibyuma bagendana bashobora kuzicisha ziriya nzugi bakava muri buriya burobe. uko babitekerezaga babiganira, ngo niko mu Kristo ngo yazamuye ya myenda yambaraga, babona ku kinyita hari hazirita imfunguzo yari yarazikuye ku nyumba nziza ngo zitwaga amasezerano yabe. ngo nzafunguzo ngo arakuzamuye ngo abwirwa ngo arivugisha, ngo yivugishije byiringira atazi ko ngo baravuga kumbi nafunzwe igihe kingana gutya izi mfunguzo zifite. ngo bari barazikuye ku nyumba nziza aho yamaze iminsi 3 bamutekereza amakuru meza yo muri kiriya gihugu. ngo arazana rwa rufunguzo, ngo bakubise ku rugi rwa mbere rurakinguka, bakubita urwa kabiri rurakinguka, bakubita urwa gatatu, ngo rwo rwabaruhijemo gatoya, ngo rwabanje kubarushyamo buke, ngo ariko rurakinguka, ngo baba bageze ku isanzure, ngo babona bari hanze, ngo babona barafunguwe. ngo baravuga ngo none abandi bagenzi ko bazaza, ngo bakarokera ahantu kikongera kikabica, ngo dukora iki? ngo bandika amatangazo, ngo bayashyira mu nzira nyabagendwa, baravuga ngo yemwe bagenzi mugana Siyoni, ngo nimuzerekeze mu nzira zimanuka ziganiye, ngo izi nzira zirimo igihanda niwe nyiri iki gihugu azabababaza, kubera izo mpamvu muzemere guca mu nzira ifunganye, niyo zirigana mu bwami bwo mu ijuru. baba baranesheje. kunesha bisaba iki? nihuse bisaba kwihangana. muri korali bisaba kwihangana. imisanzu, uruvugo, masengesho y'udaca, ay'itorero, aya korali, musanzu w'inyubako, uwo kugura ibyuma, uwo kujya mu rugendo, uwo guherekeza abashyitsi, uwo gusenga twariye tugomba kurya. ibyo byose ni twebwe twenyine dukwiriye kubikora. ibyo nibyo birundanya ingororano tuzabona tugeze ku mwami Imana. ni ukwihangana, kuko Satani aburira mu muryango ntaburire ku kazi, hose bidusaba kwihangana. hose ababyeyi ni ukwihangana, kurera birakomeye, ni ukwihangana. hari n'igihe dukora ibyo tugomba gukora ntacyo tutakoze, ariko umwana akanga akakubana ikibazo, ni ukwihangana. hari n'igihe dukubita tukazana n'inkoni ariko bikanga, ni ukwihangana. kurya ni ukwihangana, byabonetse byanabuze ni ukwihangana. intwari zanesheje soza. mu Kristo na Byiringiro baragiye, soreza aho Byiringiro ageze ku nyanja yitwa urupfu. Narakabonye ako ngako muri icyo gitabo, ngo yarahageze ahagerana n'umugabo witwa Nyamugiryanini. oya n'akagabo kitwa nta bwenge, ntabwo ari Nyamugiryanini we yasigaye ku isaha y'agahinda gasaze, niho yasigaye asubirayo. ngo isaha yasubirayo Nyamugiryanini. ngo yageze muri karitsiye baramubaza bati tubwire uwo mugabo ibyo uko byagenze. aravuga ati mbabwize ukora, ati ibyo mbonye ntibihurikire, ati saa yaguvoyaguritsemo nayirenga azaba ari umunyamugisha, ati ariko njye nahisemo gusanyuka ngaruka. aravuga ati uriya mugabo nta kigenda cye n'umwiyahuzi. ngo abandi baravuga bati uriya mugabo niwe mugabo twemera, Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo uwo mugabo icyo yemeye naho cyamugirira nabi niyivuguruza. ngo ariko wowe uri umugabo wa nta kigenda, ngo uri umugabo utangira ibyo atazasohoza.
ngo niyo magambo bamubwiye ageze muri quartier. Ayo magambo mukristo yongeye kuyabwirwa na Mwizerwa bahuye, amubwira ati amakuru yawe narayamenye, wamenye ati nayumviye muri quartier bavuga uko wagiye. Mwayambaga nabandi ati hari umugabo witwa Nyamugirya nino wahindukiye. Ati bumvaga bamushima, ati baramugaye, baravuga ngo nimbwa ngo atangira imishinga atazara turagera. Turabimenyereye. Wageze rero yateze n'ifuta arambuka, mukristo ati bantu ba hano kuri yo kuruzi nta yindi nzira ihari, umuntu atanyuze muri iyi nyanja yitwa urupfu. Baramubwira ngo ntayo. Kera yarahahoze, yego aragisomyesha. Kera yari ihari, niyo Eliya na Enoki banyuzemo bagenda, ariko nyiri iyi nzira yarayifunze, azongera ayifungura aje gutwara itorero. Abagenzi bose bagenda uyu munsi baca mwino nzira, ariko ntucike intege uhumure, bambuka batunguka ku marembo y'Isiyoni. Ngo mukristo yarayivoyaguritse anyuramo. Muzarebe iyo filime asohotsemo, yasohokanye mu bwiza butangariye bukayangana, bwa bundi Yobu yanditse aravuga ati ndabizi neza uruhu rwanjye nirumara kubora, amaso yanjye atarayundi ntiyazareba umwami Imana. Aravuga ati kandi ibyo byiringiro ndabikomeje kugeza ubwo nzapfa, nzaba ndi inyangamugayo, ko ndabizi neza ko hirya iyo uruhu rwanjye nirumara kubora, maso yanjye atarayundi ntiyazareba umwami Imana. Aravuga ngo kandi icyo gihe nzaba nambaye undi mubiri udapfa, mubiri utabora. Bantu mukunda kunesha, ntabwo byakuraho ko musonza, ntibyakuraho amakuba n'aya n'ariya, ariko nimumara kunesha, ijambo ry'Imana haricyo rivuze ngiye gusorezaho. Yavuze ngo unesha nzamuhindura inkingi yo mu rusengero rwanjye rwera, uwo ntazaba agisohotsemo. Burya inkingi ntaho yajya korode, inkingi bihari mu ntambara, ibihari mu bihe by'isi, bihari igihe cyose. Iyi nkingi ngo ihagaze, uyu muntu azahinduka inkingi yo mu rusengero rwera. Kabiri, azahabwa izina, icyo sinkivuga, ariko ni mu cyumba cya kabiri bizabera. Ahabera bazaba bamaze gupimirwa imirimo, bagiye gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, bazahabwa amazina mashya, amazina atigeze amenywa n'undi wese, izina ritigeze kumenyekana kuko wanesheje. Unesha azahabwa izina rishya ritigeze rimenyekana, izina rikomeye, izina risumba amazina yose. Ndimo ndasoza. Nubwo hano haca ibintu by'ibikamyo n'ibimodoka, ariko ubu turi mu rusengero. Mwumvise aha twicaye twebwe, iyo tuhageze tukahicara tukavugira izina ry'Uwiteka, haba hahindutse ahera. Ngo tuze rero tugiye kwihana. Washize ubuzima bwawe mu kaga kuko wahakanye ibyizerwa, wanga Kristo. Ubikiwe Gehinomu, ni umuriro utwika utazima. Uyu muriro ntabwo uzaka icyumweru guzima. Uyu muriro uko abera bazaba benjoyinga muri gakondo, niko abahisemo uyu muriro bazaba bagurumana muri uyu muriro bashya, kuko babihisemo. Ntabwo Imana ishobora kukurenganyiriza ko wavukiye mu rugo rw'abakene. Ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo imbere y'Imana. Ntabwo hari ibintu tudahitamo. Ntabwo Imana izakubaza impamvu wari mugufiya cyangwa muremure, izakubaza impamvu wari umukire cyangwa umukene. Imana izakubaza impamvu utizeye ijambo ryayo. Imana izakubaza impamvu utizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo uhindurwe ube umwana w'Imana. Ibyo nibyo izakubaza. Ikindi ishobora kuzakubaza ni uko wamenye ibyizerwa ukabihamiriza abandi, hanyuma igihe kikagera ukongera ukabihakanisha imirimo ukora. Kuko imirimo dukora ihamya ko turi abana b'Imana cyangwa ikabihakana. Ibyo nabyo bizabazwa mu rubanza. Ibyo bizadushyira mu rubanza cyangwa bidushyire mu bihe byiza byo kunesha. Hanyuma mwebwe mwicaye muri iri teraniro, muhagaze mute kuri iyi ngingo? Muhagaze mute kuri iki mbabajije? Hano hari umuntu wacogozwa n'iminsi, ava mu byizerwa, warashwe araneshwa. Makuru ngufitiye twebwe ntitunabizi, ntidushaka no kubimenya, nta nicyo byatumarira, ariko Imana yo ntigira hihishwa. Aho turi hose bitureba, iyo twiherereye iratwumva, niyo tuvuga, iyo turi muri dushi bitureba, ntawe utureba, iyo tuvuga kuri fone bayumva, ibyo tuvugira mu mitima tutabisohoye abantu ngo babyumve irabyumva, iradukontorora do A a Z. Rero izi neza ibyacu nta na kimwe ihishwa. Ndashaka gusengera umuntu watenebutse agacogora,
akanesherezwa hano, akaneshwa uyu munsi, akavuga ati ndashaka kwegera Kristo kuko nahuye ko abazanesha aribo bazaraga ubugingo buhoraho. Nicyo cyonyine. Ubugingo buhoraho mu Kirundi babwita ubugingo budashira, ni ubugingo bw'iteka, ni ubugingo bwiza. Nibwo tumaranira, nibwo twicaza ku zuba, nibwo dutera kurepeta, nibwo dutera gukora imirimo inyuranye yose dukora ngo tuzabone ingororano. Urahari uzi ukizwe, gira utya usengere. Kuko warirutse wiruka n'abagenza amaguru baragusiga, munsi haje abagenza amafarashi urasigaye. Gira utya tugusengere, bikore vuba vuba ndihuta, ntabwo nyererwa. Iyo Imana ikumera umugisha. Haguruka mu mwanya wawe, muhe Yesu amashyi menshi. Ndabona barunguruka bareba uwihana. Hababaje ibyawe, ibyuyu biroroshye cyane. Hababaje ibyawe, ibyuyu biroroshye cyane. Yego sha, yizire hano de, yizire hano, muze musange hano. Namwe ndabategereje. Aba basore bahisemo neza. Mubahobere babwira uti muhisemo neza Kristo. Muze mu bana b'Imana, muhisemo neza, muhisemo ubugingo buhoraho, muhisemo kubaho, muhisemo guhindura imibereho. Hari abasore bangana namwe bamaze gupfa burundu, urumogi rwishe, bagiye iwabo bakavayo kabiri na gatatu bangiritse kubera kutizera Kristo no kutamenya ubugingo buhoraho. Mwebwe muhisemo neza, muhisemo Kristo. Imana igumugisha mama. Hanyuma nawe urasigaye, abagaba si bake. Abangaba twatega imodoka tukajya Kamembe, iri teraniro ryose tugiye kubashakisha, Kristo abadutumye. None Imana ibaduhaye tutagize imvune zingana n'izo mvuze. Imana irakoze cyane. Ni abasore beza bafashe icyemezo. None wewe urasigaye, aya mahirwe agusige cyangwa nguraje. Mwigire hino bakozi b'Imana dusenge. Yaje mwarimu, yego sha, nimuze sha, nimutere birebire sha. Uhereye kera ku bwa Yohana Umubatiza, ubu bwami buratwaranirwa. Yesu aguha umugisha. Nizere ko ari ugufata icyemezo cyo gukizwa no guhinduka rwose mu ngeso, mu migirire no mu mibereho yacu ya buri munsi. Yesu akaba umwami. Yego bazane bashyikirize, tubasengera Imana. Mupfukame dusenge. Imana ibampera umugisha. Kunesha niyo ntwaro yonyine ishobora kuduha amahirwe yo kuzajya mu bwami bw'Imana. Kandi bibarwanya ni byinshi cyane. No mu mitekerereze birahaba, aho tugenda amaso arabitwereka, Satani aratwongorera, abo duhura nabo bamwe babikoresho bye ntibajya kure. Yaburiye ku kazi abonera mu rugo, yaburiye mu rugo abonera ku ishuri, yaburiye ku ishuri abonera mu rusengero. Hose Satani aradushakisha, dutega imitego myinshi, ariko biradusaba kumumenya no kumutahura kugira ngo tubashe kunesha, tuzaraga ubwami. N'uwo muntu nimumuhe ikaze, nimumunzanire nawaze yegera abandi bakozi b'Imana, aze yegera abandi bantu baje bafashe icyemezo, kandi mufashe icyemezo cyiza. Ntihagire umuntu bamwaza ngo abasuzuguze, batuke, ababwire ko mwafashe icyemezo kibi. Icyemezo mufashe ni cyiza. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge. Mana yacu, turagushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, ritazagenda ubusa. Ijambo rivuze ko unesha azaragwa byose, bivuze ko uneshwa uzamuha izina rishya, izina ukamuha intebe. Uravuga ngo nkuko nanesheje data nkicarana nawe, niko nabanesha bazicarana nanjye. Turasenze, turwana intambara z'uburyo bwinshi kandi rwose zihoraho, ariko kandi no kunesha birakwiriye. Amahirwe dufite n'ibyiringiro bizima ni uko kunesha kwacu gukomoka kuri wowe Kristo. Ubwo wanesheje natwe tuzanesha. Aba bafashe icyemezo ubwa mbere cyo kwizera Kristo no kwemera ubwami bw'Imana, basezereye Satani, bafashe icyemezo babihamishije gupfukama, baza ahangaha batambutse bava mu bandi. Wababonye urabazi, kuko uzi intambwe zacu n'imyicarire n'imihagurukire. Nanjye ndabasengeye bw'imitima yabo icishijwe bugufi gutya, ngo amaraso ya Yesu abezeho ibyaha n'ibicumuro. Ubababarire Mwami ibyo bakoze batabizi n'ibyo bakoze babizi. Ubahindura abana b'Imana bashimwa batagira inenge. Uyu munsi amateka yabo atangire kwandikwa kandi ari meza. Bazaba abakozi bawe, bazaba abantu bashyitse. Bibiliya ni kwivuga ngo ni ukubarere kandi ubareresha amata y'umwuka adafunguye, abarera bakuze, abageze
bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, tuzavugiriza impundu kunesha, tuvuga imbaraga ugira n'ubuntu bwawe. Tubonye aba bose bakomeye bakuze ari abagabo guhamya Kristo, barahindutse, bahinduka mu ngeso, mu mirire, mu myambarire no mu migendere, bafite imbuto z'abana b'Imana. Urakoze Kristo kuzabibashoboza, bisabye n'izina izina rya Yesu, amen. Muhaguruke mbabwire. Uriya mugabo muramureba uri hariya yambaye baje.